Shimwe amazina yanjye banyita Apotle.Mutabazi. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ku gutanga, rivuga ku mugisha uzanwa no gutanga. Hari ikitabo maze iminsi ndi kwandika, abazakibona bazakigure, nigisohoka ukamenya ko cyagiye hanze ndakurarikira kuzakigura. Ni iki cyongereza ariko kuri wowe ubasha kumva ururimi rw'icyongereza. Igitabo cyitwa ngo Universal Laws of Success. Ndabyibuka nashyizemo amagambo 5 aboneka muri Bibiliya avuga ngo mubyare mworoke mwuzure isi, yimenyereze birimo kandi mu bitegeke, ngo be fruitful, multiply, replenish the earth, subdue it and have dominion. Muri ayo magambo 5 mvanamo amahame cyangwa se amabanga 5 atuma umuntu aba successful cyangwa se atuma umuntu aba umutsinzi. Irya mbere navuze ngo be fruitful, bijyanisha n'ikivuga ngo express your uniqueness. Ibyo ugerageza kugaragaza umwimerere wawe, ntukabeho wigana abandi, ugomba wowe kuba wowe ukagaragaza ikiri muri wowe, kuko buri muntu wese mu isi afite ikintu arusha abandi bantu. Buri muntu wese muri iyi si afite ikintu arusha abandi bantu bose. Uyu munsi Cristiano Ronaldo andusha umupira, ntabeshya arawundusha, ko na uretse nawe n'abanyarwanda bakina muri gasogi barandusha, ariko nanjye hari ikintu murusha. Iyo rero utamenye ko nawe hari ikintu urusha abandi, ukomeza kwishyiramo ko bo ni abantu badasanzwe, bari talented, bafite gifts, bari gifted, ariko nawe uri gifted. Rero ni ukumenya icyo kiri muri wowe ari igiki. Nge nize construction engineering, ariko for now I do public speaking. Ndakora mu buryo bwo kuvuga, ndandika ibitabo, atari na kuvuga ngo nibyo nize. Rero kuvuga ngo ibi si byo nize si cyo kibazo, ahubwo ikibazo ibi ni by'Imana yakuremeye. Irya kabiri ndavuga ngo express uniqueness to hire someone better than you. Nujya gukoresha umuntu, uzakoresha umuntu akuruta cyangwa se akurusha. Aho ndanavuga ngo hang out with someone who is better than you. Ndumva n'uwitwa Warren Buffett akunda kubivuga, bamwita the king of the stock market muri Amerika. Akunda kuvuga iryo jambo, kuvuga ngo nujya gushaka umuntu mufatanya business, shaka umuntu kurusha ingeso nziza, shaka umuntu ufite ikintu akurusha. Byanga bikunda ntuzana umuntu gutyo gusa, zana umuntu uvuga ngo hari ikintu andusha. Ashobora kurusha communication, ashobora kuba kurusha kugira guhuza n'abantu cyane, ashobora kuba kurusha negotiation, ariko byanga bikunda ushaka umuntu ukamuzana muri timu yawe kuko hari ikintu akurusha. Wambaza tseka kikurusha kubera iki umuhayaringa, kubera ikere umuha akazi kucyo atakaguha. Abantu bize cyane akenshi ntibakunda gukira, kubera yuko gukira bisaba gukoresha ubwonko bw'iburyo cyane n'ubw'ibumoso byose kimwe, ariko cyane cyane ubw'iburyo. Ubwonko bw'iburyo, the hemisphere, the right side of the brain, ikorana na innovation, creativity, guhimba ibintu, guhanga ibintu. Niyo abahanzi benshi niyo bakoresha, abantu baba painter niyo bakoresha, bano basiga amarangi. Ariko uruhande rw'ibumoso rugakorana na logique, nirwo abantu biga cyane bakoresha, kubera gufata mu mutwe, kumemoriza. Rero abantu benshi biga bakagira grade ya A usanga ari bake bakira mu isi. Kubera iki? Ni ukubera yuko baba baramenyeye gukoresha igice cy'ibumoso cy'ubwonko. Ntago kagace gahimba kavuga ngo hano nahashyira restaurant, nashaka abakozi 3, najya mbigenza uko. Business udakoresha igice cy'ibumoso cy'iburyo ntago wayikora. Noneho rero ibyo mbivugiye iki? Umuntu ashobora kuba yarize menshi, ariko akaba akeneye umuntu uramuha akazi cyangwa se umubwira ngo kora iki nkikwishyurire. Rero urahari kugira ngo nubwo utize menshi, ariko wowe umukoreshe mu izina rya Yesu Kristo. Niwe ugira icyizere uzamukoresha. Nkunda kuvuga ngo abakozi n'abakoresha, umukoresha arusha iki umukozi? Umukoresha nta kindi arusha umukozi, icyo amurusha no kwigira icyizere no gukoresha ubwonko bwe neza. Nawe rero nukoresha ubwonko bwawe neza, uzakoresha ntabwo uzakoreshwa mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni ikintu abantu bagomba kumenya, yuko iyo wigiriye icyizere ugera kure, kandi ukora ibintu binini. Rero nkavuga ngo you hire someone who is better than you. Umuntu ariko afite ikintu akurusha, nimba umuzanye nuko hari icyo ashoboye. Anajye umbwira abantu benshi nkavuga ngo babanga akazi karabuze. Nkunda kuvuga ngo abantu ngo nta bushomeri bubaho, habaho kubura ibitekerezo. Nta vision ufite, ntabwo uzi icyo ufite muri wowe, ntabwo uzi n'uburyo wagikoresha. Icya kabiri, ntago uzi kugaragariza abantu ko ari icyo barusha, cyangwa se nta nicyo usobanukiwe. Iyi si hari abantu benshi bakunda kugenda ku telefone ngo urumva ngo nyine ngo akazi kari guhabwa abantu bafite bene wabo. Avuga ni de trompe-toi, gerageza kureka kutubeshya. Iyo mu Rwanda duhaye umukonsulta w'umudage akazi, tukamwishyura hoteli, akagera muri hoteli, akagira gute na gute, uyu mudage tuba tumuzi. Nuwango niba
wumva utagendera nyine ku iturufu yo kuvuga ngo mfite bene wacu, kuko ni n'iturufu y'amafuti, ni butuyu, reka mbyite butuyu. Nimba ushaka gukoresha turufu bita bwana, vuga uti nushaka ube uri umwanzi wanjye, iki kintu nugikenera ni ngewe uzakigufasha. Urugero, iyo ugiye kwivuza iryinyo ntago ujya kwaza umuntu ngo ngo doctor ngo uri umusiramu ngo cyangwa umukristo, none se ngusengera muri itorero, ngusengeye se ku mwedugudu, ntabyo umubaza. Iryinyo riba ryakuraje nabi, waraye uburibwe ubwumvira mu bwonko, mu gitondo kuvuga ngo mundangire umudokiteri ukura iryinyo, bakavuga ati tuzi umu expert, ange nkunda kwikuza mu gacinjiro, tuzi umu expert uba mu gacinjiro, ugiye utabaje nimba asenga cyangwa adasenga. Icyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu aje kukugurira cyangwa se ari kuguha service cyangwa se ari kuguha akazi kubera ko ngo musengana, iyo turufu ni butuyu. Kuvuga ngo nuko ari mwene wanyu, iyo ni butuyu. Abantu basobanukiwe neza abo bari bo, abantu basobanukiwe ubwami bw'Imana, tugendera ku iturufu kuvuga ngo ndi umuhanga muri iki kintu, umbonye ababonye igisubizo cyacyo. Icya gatatu, ihame rya gatatu riravuga ngo sell more than you produce. Sell more than you produce. Ibyo bishatse kuvuga iki? Abantu benshi bakunda kumbaza ngo ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo abantu benshi bafite ikibazo cy'uko batazi kugurisha. Bashobora no kuba bazi gukora ibintu ariko ntabwo bazi kubishyira ku isoko, ntabwo bazi kubigurisha. Rero icyo ni ikibazo gikomeye. Abantu benshi bafite amavuta ariko ntabwo bazi kuyakoresha. Niyo ngo ugomba kugira ibintu ariko uzi n'ukuntu bibyaza umusaruro. Abakinnyi bo hanze nibo bagikemuye. Buri mukinnyi afite umwagent ucuruza impano ye. Kugira akaguru ni byiza, biranasobanutse, ariko kuba utazi kubicuruza, kuba utazi kubibyaza umusaruro, nacyo ni ikindi kibazo. Abantu benshi rero ntabwo bazi gucuruza, kandi ibintu byose in the end bibyara umusaruro kuko wabishyize ku isoko cyangwa bicuruje, cyangwa se wabashe gukora distribution y'ibyo bintu. Icya kane kiravuga ngo create your own competitors. Ugomba kuba uri umuntu ufata abantu ukabaha ibyo ufite kugira ngo ejo uzaba ukeneye kuba ufite byinshi kurenza ibyo wabahaye. Abantu benshi gutsinda kwe k'uyu munsi kumubera ikibazo cy'uko ejo atazatsinda, kubera ko yatsinze uyu munsi ni ikibazo cy'ukuba ejo atazatsinda. Ariko uyu munsi nimba wakoze ikintu, ejo ugomba gukora kirusha ubwiza. Navuga ngo outperform your yesterdays. Ariko ibi byose nabivuze nganisha ku cya gatanu. Icya gatanu kiravuga ngo give much and save double. Give much and save double. Aricyo kintu tubona mu itangiriro 47 umurongo wa 24. Ubundi muri plan A y'Imana ntago twakabaye tujya mu rusengero ngo ntakenerwa mikoro bakoresha fundraising, ntakenerwa mixer bakenerwa bakore fundraising, ntakenerwa iki n'icyo agenda bakora fundraising. Imana muri plan yayo y'umwimerere yari yapanze yuko buri uko uzajya usarura. Byanditse mu itangiriro 47:24, haranditse akavuga ngo dore uyu munsi nabaguze bagurira Farawo mwe n'ubutaka bwanyu, ni ngizi imbuto zanyu, ngo buri uko muzajya musarura muzajye muha Farawo igice cya gatanu cy'icyatamurima, ibice 4 bizasigara bizaba ibyanyu, ngo mubikureho imbuto zo kuba mu mirima, bibe n'ibyo kurya byanyu n'iby'ingo zanyu n'iby'abana banyu batoya. Mu buryo bwihuse, igice cya gatanu, kimwe cya gatanu bivuga ngo ni 1/5, 1/5, kimwe cya gatanu. Ibyo ngibyo biravuze ngo 20% y'ibyo umuntu yinjiza mu Kristo yakabaye abijyana mu nzu y'Imana. Bya ya 20% igomba kuvamo iki? Igomba kuvamo icya 10, ikavamo n'amaturo yose biteranyije, nta na kimwe kibuzeho. Iyo tubikoze gutyo, nta muntu ugomba kuza kutubwira ngo dukore fundraising, kubera ko ya 20%, urugero iyo u Rwanda rugiye kubaka umuhanda, ntago ruza ngo rukoreshe fundraising ngo ruvuge ngo urumva ngo tugiye gukora umuhanda ngo buri muturage wese ngarasabwa gutanga ngo aya naya ngo ya fundraising. No. Kubera iki? Kubera yuko iyo bakeneye kubaka umuhanda bafata mu ngengo y'imari, mu mafaranga twamaze kwishyura haba harimo ashobora kugira gute gukora uwo muhanda. Niyo mpamvu iyo mixer iyo namaze gutanga igice cya gatanu cy'icyatamurima, iyo mixer ishobora kuva muri ayo ngayo 20%, kuko niwo mugambi w'Imana yashyizeho mbere, plan A. Ariko iyo tutabikoze tuvuga ngo tuzatujyana icya 10 nyine, ngo urumva ngo ituro ryo ngo nzanye ntanga iryo nshaka, biravuze ngo nanone ntuzababare niba akoresha fundraising ya mixer, ku cyumweru gitabo agakoresha fundraising ya mikoro, ku cyumweru gitabo agakoresha fundraising y'igiterane. Kubera iki? Ntago turi gukorera muri plan A y'Imana ivuga ngo 20% belong to the king.
abantu benshi bambaza ngo se ngo ko ibyo bintu Imana Yosefu yabibwiraga abanyegiputa bipfana iki n'abarokore, none se twe nitujya turirimba ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'ibyo mucunguzi. Nuvuga ngo Yosefu ubwo yakoraga biriya yashaka gukora illustration cyangwa se ikigereranyo kigaragaza ubwami bw'Imana, bazaba bavuga ngo ibyo dutunze natwe ubwacu ni iby'Imana, uburyo bakaba bakoresha ubutunzi bwabo. Rero iriya 80% isigaye 20% bayijyanye mu rusengero. Aho ngaho ndavuga ngo 20% n'ubimara kwitanga mu rusengero, naho umuntu yabwiriza agashinga umutwe ntuzamuhe n'igiceri cy'ijana, ayo asigaye na yawe. It belongs to you, have to manage it, how to use it well. Aya rero 80% asigaye ni ubwo ni ibice bine kuri gatanu, 4/5. Biravuze ngo yuzayakoresha ute. Yosefu yakomeje asobanuka azakora, aravuga ngo muzayakureho ibyo kurya byanyu. Biriya bitiva ijambo ry'Imana yo iravuga ngo muzayakureho ibyo kurya byanyu, ngo muzayakureho imbuto zo kuma mu mirima ngo abe n'ibyo kurya byanyu. Ni imirwi ibiri iva muri 80%. 80% kugabanya kabiri bibyaye 40%. Bitaguramo principe ivuga ngo #244. Nuvuga ngo gukira biroroshye, it's easy, ariko nanone bisaba discipline nyinshi. Nuvuga ngo uwo mubare gusa ngo uhaye ukoresheje mu myaka 7 wababaye umukire, ariko ikibazo bisaba discipline nyinshi. Nuvuga ngo buri mafaranga yose ufashe ugatanga mu rusengero 20% yayo, ukeinvestisa, ugashora, ugakora ishoramari, cyangwa se ugasevinga, cyangwa se ukazigama 40% yayo, 40% akaba ari ukoresha, ukaba ari udepense. Ikibazo cyacu ubonye 100 ugakoresha 100 byose ukabimara, ubonye 100 ugakoresha 97 ugatura 2, igihumbi gisigaye ukagitegesha moto, ukongera ukabona 50 ugakoresha 48 ugatega moto, igihumbi ukagitura mu rusengero. Ntabwo uzakira. Mu rusengero ikosa badukorera barakubwira ngo give much you will be rich, ariko nge ndavuga cyangwa se Bibiliya ikitwereka iravuga ngo give much, save double and you will be rich. Ngo tanga zana ndaturubukire ku buzima bwawe. Ibi ntago bikora my friend, imyaka tubikoze ntago bikora. Burya nkunda kubwira abantu nkabwira ngo mbaye mu pastor mwiza, mbaye apostle mwiza, nakabaye mpagarara ku ruhimba, ariko narabigishije abakristo ncumbye nkabwira ngo nuza gutura 5 nyereke proof yuko wasevinze 10,000 kuri konti ejo. Turi ku cyumweru, nuza gutura 5,000 uzanyereka bordereau de versement kuri konti yawe 10,000. You give 5,000, you save 10,000. You give 10,000, you save 20,000. You give 50,000, you save 100. Ariko ikibazo uyu munsi pastor nta kibazo afite y'ukuri bumuhe 200 kuri konti uri empty. Okay, biri suppose ko ibyo byo kusevinga none uzabyigishwa nande? Ni government, uzabyigishwa na sako, uzabyigishwa na beka, uzabyigishwa nande? Ni inshingano yanjye nka apostle kubwira ngo you give much and you save double and we be rich. Bibiliya tubwira ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Ntarasoza, ntago ndavuga ibintu byinshi. Ntarasoza, nimba ari kosa barokore bakora, ntago basobanukirwa ukuntu ubwami bw'Imana bukora. Uyu munsi uri kunkurikirana kuri iyi channel, nanakurarikira kujya ukurikirana channel yanjye, personal channel yitwa Apotle.Mutabazi TV. Aho ngaho ubona inyigisho ndende, ari inyigisho njya nkora z'amasaha 2 hours, kuko nigisha ubwami bw'Imana kandi ntago nakwigisha ubwami mu masegonda 10. Hanambwa ngo wajye ukora iminota 10 cyangwa 15, ntago nagusobanurira ubwami mu minota 10. Niwakubwira ngo sobanurira u Rwanda mu minota 10 ntago warasobanura. So rero ubwami bw'Imana is another deal. Ariko reka ncemo gatoya. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo turaba ambassadeur ngo ubwami bw'Imana. Nge ntago ibyo ngibyo mbyemera. Nta nubwo nakora itorero ngo nyigishe Christian Embassy, nta nubwo naryise ambassadors. No. Suko ari ukurema beef cyangwa se gushaka kurwanya ababikora, ariko nge ndavuga ngo turaba diplomate. Kubera iki? Mu bwami bw'Imana ambassadeur ni umwuka wera. Yesu ni ministre des affaires étrangères. Twebwe icyo turi les diplomates, turi abadiplomate. Ubwo rero wabisobanukirwa ugiye kuri iyo channel, cyangwa se ndaza guha contact ninjya gusoza, uza contacting nge nguha inyigisho zanjye mbashe kuzikugezaho kugira ngo zigufashe. Rero navuga ngo ikintu abantu badasobanukirwa, ubwami turimo bufite ukuntu bwubatse, bufite uko bukora, ariko bisaba kugira ngo tubusobanukirwe. Iyo utabusobanukiwe ukora amakosa menshi. Iyo utabusobanukiwe ukora ibintu mu buryo butari bwa nyabwo. Iyo utaramenya uriwe, ukaba utaramenya mwuka wera ninde, ukaba utaramenya ubwami bukora bute, bwubatse bute, bikubera ikibazo. Rero gutanga
k'umukristo kwabaye kungana 20% y'ibyo winjiza uhembwa miliyoni wakaba utanga 200,000 mu nzu y'Imana buri kwezi. 800 bisigaye 400 ukayashyira kuri konti, 400 akaba ari dépense. Ubikoze gutyo mu buryo buhoraho kuri buri faranga ryose winjize waba umukire. Ntago bino bintu bavuga ngo umuntu yaba umukire mu rusengero ari ikinyoma, ariko ikibazo bavuga the one part of the message, bavuga moitié ya message. Tanga uraba umukire, tanga uraba umukire. Tanga ukora ishoramari uraba umukire. Tanga usavinge double yayo watanze, ayo wa savings uzayakoresha. Ko turavuga ngo it's not how much you make. Iyo turi kwigisha abantu how to make money, uburyo umuntu yinjiza amafaranga, turavuga ngo it's not how much you make, it's how much you keep. And it's not how much you keep, it's how smart you invest it. Ntago ikibazo ari amafaranga ukora, nushaka gukorera miliyoni. Ngiye ku myaka 21 nigeze nkorera miliyoni 129. Nari maniste. Ariko ikibazo si uko nayakoreraga rokenzi yabaga yashize. Ikibazo narutwaga n'umuntu uhembwa 100 ahubwo 40 akayasiga kuri konti. Ubu rutwa na mwarimu uhembwa 35 buri kwezi agasavinga 10 rye. Kuko nyuma y'imyaka 3 azagura inka ya kijyambere, wowe no gukorera miliyoni uwagahagarika akazi nyuma y'imyaka 3 waba uri gusaba 1,000. It's not how much you make, it's how much you keep. It's not how much you keep, it's how smart you invest it and how blessed you are. Rero nicyo ngicyo nago nagendero ntababwiye ngo andi makosa abantu bakora bitwa barokore n'ukujya Imana yaravuze ngo ntimukaze mu nzu yanjye imbokoboko. Hari ukuza mu nzu y'Imana imbokoboko, iryo ni ikosa rya mbere. Ikosa rya kabiri hari ukujya kureba umuhanuzi utajyanye ituro. Ibyo byatumye abahanuzi barakena n'ibyo baduhanurira n'amasengesho dusengera ntagire aha tugeze. Ibyo bibwiye abantu bavuga ngo se ntiyabagurisha ubuhanuzi oya. Bibiliya iri clear kuri icyo kintu. Yaravuze ngo nta muntu uhambira umunwa w'inkonyora. Paulo aravuga mu Bakorino, aravuga ngo abakoraga imirimo yo mu rusengero basangiraga ibyo mu rusengero, abakoraga imirimo yo ku gicaniro bagasangira ibyo ku gicaniro. Ngo arenza ijambo rivuga ngo na Yesu Kristo niko yasize ategetse, yarabitegetse ntabwo yabisabye, ngo ababwiriza ubutumwa batungwe nabwo. Nuvuga ngo nimba ubwiriza wakabaye wambara inkweto ivuye muri iryo vuga butumwa ukarya ibiryo